turabashuhuje kandi cyane abakurikira abo birimo group. Muri iki gitondo rero turi kumwe n'itsinda ry'abantu batandukanye kandi babarizwa mu bo birimo. Ni impamvu nta yindi, ni ikibazo kiri hano hanze aha wumva cyatumye abantu bacika ururondogoro. Wakwibaza ngo ikibazo ni ikihe? Aho utambutse yushuje umubyeyi, indamutso nta yindi, ni itangira ry'amashuri. Byabaye ngombwa yuko tuzana iki kiganiro hano kugira ngo twibaze ese biratunguranye cyangwa se ni ibisanzwe, cyaba ari ikibazo kiri hanze aha ngaha wenda dore ko amafaranga usanga mu buzima iteka ari ingumi, cyangwa se nta babyeyi badashaka kujyana abana ku ishuri. Ibyo nabyo bishobora kwibazwa. Niyo mpamvu hano ndi kumwe n'itsinda ry'abantu bagera kuri 4. Reka rero dutangire tubibwira. Njyewe tuvugana, ubusanzwe amazina murayamenyereye, nitwa Nshimiye Isaac. Ubusanzwe ndi umurezi ariko nkaba mu bo birimo kubera yuko mbikunda cyane. Reka duhere hakurya hariya, hanyuma uriya niba ari umusore niba ari umugabo atwibwire, hanyuma atubwire ko binamurimo. Murakoze, nitwa Kwesiga Medad, nari maze igihe ntari hari, ndi umugabo, naje nk'umuyobozi ariko ndi na mwarimu kandi bindimo. Yakoze cyane, twakomeza. Murakoze cyane Bwana Isaac. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwera Christine, nkaba ndi umwe mu bo birimo, aka kanya nkaba ndi hano nka mwarimu. Murakoze. Murakoze, nitwa Beatrice Uwizeyimana, ndi umwe mu bo birimo, nkaba ndi hano nk'umubyeyi. Murakoze. Murakoze, nanjye nitwa Kubwimana Felicien, ndi umwe mu bo birimo. Mbere na mbere ushobora kumva twagiye tuvuga abo birimo, wenda ko babyumvise bwa mbere. Ni group y'abantu ishinzwe kubategurira ibintu byinshi bya entertainment, dukina filime, tubagezaho ibiganiro biganisha ku ireme ry'uburezi, kugira ngo twubake umuryango nyarwanda kuri ubwo burezi nyine bukomere. Iyo umwana afite uburezi buhamye, igihugu gitera imbere. Murakoze. Murakoze cyane ko twibwira. Muri iki gitondo rero turagaruka ku itangira ry'amashuri. Wakwita yuko ritunguranye ukurikije uko ababyeyi bari kubigaragaza. Uburezi nk'inkingi imwe fatizo kandi ikomeye y'iterambere ry'igihugu ni ingenzi cyane. Umunyeshuri utanyuze ku ntebe y'ishuri hari byinshi atabasha kugeraho, ndetse rimwe na rimwe n'umubyeyi nubwo ataba yarageze ku ntebe y'ishuri ariko aba yifuza yuko umwana we yakwiga. Uzasanga umuntu rwose arimo acuruza, wenda atarize amashuri ahambaye, ariko abanyoteye yuko umwana we yagira gute, yakwiga. Ariyo mpamvu hariho na Minisiteri y'Uburezi igomba guteganya ikavuga ngo amashuri atangire igihe iki n'iki, asoze igihe iki n'iki, hanyuma ibihembwe bibe ibi n'ibi. Ibyo byose hari urwego rubihagarariye. Ubusanzwe mu mwaka w'amashuri mu Rwanda twari tumenyereye ko utangira mu mpera z'ukwezi kwa 9 ugasozanya n'ukwezi kwa 6 mu mwaka ukurikiyeho. Ejo bundi rero tugiye tubona Minisiteri cyane cyane ihagarariwe na kiriya kigo cya NESA nk'ikikunda kureberera uburezi, bashyize hanze itangazo ry'uko amashuri abanza n'ayisumbuye bigomba gutangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa kangahe, z'ukwezi kwa 9. Ibyo bintu ntabwo ababyeyi babyakiriye kimwe, kuko burya iyo tuvuze ababyeyi nibo baturage b'igihugu. Natwe kandi buriya turi ababyeyi muri rusange. Hari igihe buriya tubaziriza ababyeyi cyangwa tukavuga iby'ababyeyi, ariko natwe turimo tunibariza cyangwa se natwe tunibaza. Rero aho nagiye ntembera, nagiye mpura n'ababyeyi ariko ukabona barahuze, ukabona niba wamusuhuza amakuru, amakuru nuko amashuri yatangiye. Mbese itangira ry'amashuri ryabaye itangira ry'amashuri.
niyo nkuru igezweho. Ubwo rero turi hano kugira ngo twibaze ngo ese itangira ry'amashuri ni ikintu cy'inzaduka, ese turarisubizayo, ese yes, buri wese yakwibaza byinshi. Rero nk'uko mwamaze kwibwira abadukurikiye muri aka kanya, reka wenda duhere kuri mwarimu Christine turi kumwe. Ubusanzwe abarimu bajyaga basoza umwaka w'amashuri bakagira igihe cy'ibiruhuko, rwose bakaruhuka ku buryo umwaka w'amashuri uzatangira bafite kuruhuka, wumva rwose bafite imbaraga zo gutangira undi mwaka w'amashuri. Ariko nkurikije nyine ibivugwa cyangwa se ibiri kuvugwa n'abarimu, ntabwo nzi neza niba biyumvamo ko gutangira biziye igihe ku buryo biteguye koko kujya gufasha abanyeshuri bagiye kwakira ku itariki 6, ku itariki 9, cyane ko buriya nk'ibigo bicumbikira amashuri byo tuzi yuko burya abana banahagera mbere. Ushobora kubona rwose ku itariki 6, 7, 8 gutyo, ubona yuko hari ukuntu yorohemo. Ubwo rero tukibaza ngo abarimu bibarimo kujya kwakira abanyeshuri kandi mukabaha ibyo bakeneye, cyangwa se muracyumva ibiruhuko bikiryoshye? Bimeze gute? Wabwira abadukurikiye muri uyu mwanya kugira ngo mu izina ry'abarimu utubwire uko ubyumva. Murakoze cyane. Murakoze cyane Bwana Isaac kuri icyo kibazo mumbajije. Kimwe cyo nabanza kuvuga, mwarimu ni intore, ariko nanone byagaragaye ko bisa nkaho byigiye imbere cyane, bisa nkaho byadutunguye niba ariko nabivuga, kubera ko mu mitwe yacu twari tumenyereye ko dutangira mu matariki nka 23, 26, 19 gutyo. Bisa nkaho rero byatunguranyemo. Ndabisobanura mu ngingo ebyiri. Iya mbere nuko abarimu baba bagiye mu gukosora ibizamini, mu bigaragara rwose ntabwo baruhutse kuko ndatekereza ko nta n'icyumweru gishize bavuye gukosora. Bivuze ngo rero basa nkaho bataruhutse pe. Kabiri, ikindi navuga kijyanye no kuba bataruhutse, n'abarimu bamwe na bamwe, ntabwo ari twese tujya gukosora, ariko barahari bajya gukosora. Kabiri, hari abarimu bari muri gahunda dukunze kwita Remedio, ni gahunda ya leta iriya twita nzamura bushobozi, yo gufasha abana batabashije gutsinda neza cyangwa se batabashije imbaraga nkeya cyangwa se intege nke mu mwaka ushize. Mu mwaka. Hanyuma rero hari abarimu bari muri iyo gahunda. Mu bigaragara rero abo barimu nabo birasa nkaho batabonye akaruhuko pe. Ariko nanone ntabwo intore iganya, ishaka ibisubizo. Tugomba gushaka ibisubizo. Mwarimu ahora yiteguye changes cyangwa impinduka zose tugomba kuba turi nazo, tugomba guhindukana nazo. Nuko nguko numva nabivuga. Bivuze ko bisobanuye ko ubwo mwambariye urugamba. Twambariye urugamba cyane. Itinze kugera ngewe nkimara kuyimenya, nahise numva nyine ngomba kubyitegura, kandi na bagenzi banjye niko bimeze. Arakoze cyane mwarimu Christine. We agaragaje uruhande nubwo harimo yuko abarimu bamwe bari muri gahunda ya nzamura bushobozi, ndetse hari n'abari bari gukosora ibizami bya leta, abanyeshuri basoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange, bari bakirwana nabyo kugira ngo n'amanota aboneke. Kandi mu byatangajwe nuko bagomba gufungura n'ayo manota yagize gute, yagiye hanze vuba rwose mu minsi mikeya cyane. NESA iraba yabishyize hanze kugira ngo umwana wese amenye ikigo agomba kuzajya kwigaho. Ariko nubwo bimeze gutyo, ntabwo biciye intege abarimu, kuko buriya abarimu batojwe umuco w'ubutore. Ubundi ngo intore ntiganya, ishaka ibisubizo. Urumva rero ko abarimu nubwo bimeze gutyo, ahari utari waruhutse bihagije, ntekereza ko no kujya gukosora ni amahitamo y'umwarimu. Ntabwo ari itegeko, ntabwo ari igitugu, ahubwo ni amahitamo yo, kuko ni ikiraka nk'ibindi byose. Bivuze ko rero wabihisemo buriya harazajya anywa ku mazi mu gihe ananiwe, kugira ngo yishakemo imbaraga. Ariko kwitegura kwakira abana byo ni ngombwa, kuko abana iyo bavuye mu miryango bakirwa n'abarimu cyangwa se abarezi muri rusange. Turamushimiye rero kubera yuko abarimu bari muri mood nziza kandi barabyiyumvamo kugira ngo bakire abana kandi bafite imbaraga n'imbaduko kugira ngo bakorere igihugu cyababyaye.
turi kumwe n'umubyeyi Beatrice, ndabona atishimye umurebye rwose ubanza imibare yabaye impaburiza, ariko ajemo udukoni kabisa. Reka rero tumuhe umwanya kugira ngo avugire ababyeyi, atubwire nk'umubyeyi ese ifunguro rirabatunguye nk'uko ababyeyi hanze bari kubivuga, nawe nibyo bikurimo cyangwa se urabona ari ibintu bisanzwe dukwiye kohereza abana ku ishuri? Murakoze cyane. Murakoze cyane Isaac, gusa ibi bintu biratugoye pe, biratunguranye kujya kumva ukumva ngo ni ku itariki 9 z'ukwa 9, mu gihe ababyeyi twari twiteguye ko bikunze kuba muri 24 gutyo gusubiza hejuru. Mbega twatekerezaga ko ari mu mpera z'ukwa 9 nk'uko bisanzwe. Rero ubu ngubu biratugoye, umubyeyi aribaza, ukibaza ukuntu uri bubigenze, watanze mu kamina, ikimina ntikiramuha, uri gucuruza. Noneho ikibazo gikomeye no ku isoko urajyana utuntu n'ubucuruza, abakiriya bose bazavuga ngo ifungura ry'abanyeshuri, ifungura ry'abanyeshuri. Ntabwo biba byoroshye. Ibyo wacuruzaga ugakiga ugataha, kubera ko abakiriya babaye bakeya. Ahantu hose wari ufite amafaranga yatangiye kuyabika ngo abanyeshuri barafunguye. Ni ukuvuga ngo rero rwose biratunguranye. None niba bitunguranye, abana murabagumana mu miryango ko leta yasabye yuko bajya ku ishuri kwiga? Ntabwo turi bubagumane, ariko bigoye buri mubyeyi wese. Abenshi dufite ibibazo bitandukanye mu buryo twageza abana ku mashuri. Birasaba gutekereza cyane. Birasaba kubitekerezaho. Niyo mpamvu rwose ufite ibitekerezo, urabona ufite intekerezo nyinshi mubyeyi. Yewe intekerezo zambaye nyinshi pe, kuko uribaza ese ndabigenza gute. Noneho iyo umwana arenze umwe urumva byo ni ibindi. Ikibazo gikomeye. Ahubwo ngewe nk'aka kanya numva nakwisabira abarezi n'izindi nzego zibishinzwe, abayobozi, wenda nitujya tugeza abana ku kigo ubushobozi butameze neza, mudufashe mwakira abana, hanyuma tugende twitegure. N'ubundi nk'uko twa dusanzwe dukorana neza, tuzishyura ama minerivare nta kibazo, tuzishyura ibizaba bitagenze neza mu ntangiriro. Ariko hari ibigo bimwe na bimwe umubyeyi agezaho umwana amubwira ngo turasoma ikitari ku rupapuro usubize umwana wawe. Kuri babyeyi? Yego, turasoma kuri babyeyi. Ubwo bagasoma rero, niba utishyuye minerivare yuzuye nta kindi muvugana. Rwose mutuvuganire, harimo ikibazo. Ntabwo byoroshye, ariko icyo umubyeyi avuga ku ruhande rumwe hari icyo avuga umuntu wese akaba yacyumva, ariko uko byamera kose abana bagomba kujya ku ishuri. Icyo cyo ni kimwe, ahubwo wenda mubyeyi muri ya mikoranire y'ababyeyi n'ibigo by'amashuri, ngewe najya inama y'uko buriya umwana ntabwo akwiye kuba, niba nabyita victime, cyangwa se ngo ntabwo ingaruka zo kuba wenda umubyeyi hari ibyo atujuje cyangwa ishuri hari ibyo rikeneye bituruka ku mubyeyi, buryo umwana ntabwo yakwiye kuba hari anabimenya, nubwo biterwa hari n'urwego umwana ariho. Igitekerezo rero kikaba ikihe, nkavuga ngo muri ya mikoranire y'ababyeyi n'ibigo by'amashuri, ababyeyi reka twegere nyine ibigo by'amashuri, ariko dutekereza ko buriya ikigo cy'ishuri nacyo ku rundi ruhande narwo ni urugo, ahubwo ni urugo runini, niyo mpamvu cyitwa ikigo. Ba bana twoherezayo nabo bagize gute, bakeneye uburyo bw'imibereho. Baragerayo batangira kurya. Yes, batangira kurya, batangira gukoresha umuriro, amazi, ibyo byose. Nubwo yenda hari ibigo bimwe na bimwe leta yishyurira amazi, ariko n'ubundi ntabwo amazi arangiza ibibazo byose by'ibigo by'amashuri. Ariko ntekereza ko ababyeyi bageze uko begera ibigo by'amashuri bagakorana, ahari umwana ntabwo yabirenganiramo, kuko uko byamera kose umwana akeneye kugera ku ishuri. Nkunganiyeho nanjye aho. Yego Felicien, nawe wajya mbere. Umubyeyi yaragaragaje wenda nk'uwahuza izo nzego uvuze, numva leta rero yarabikemuye ko
itegeko rya leta nuko nta mwana ugomba kubuzwa kwiga. Kwiga n'uburenganzira bw'umwana. Uyu mupira rero usigaye hagati y'ikigo n'umubyeyi bagomba kwicara, umubyeyi akavuga ati rero nari mbonye 1/5 ariko kubera ndi gupfunda inzu ibipfunsi asigaye araza iki gihe n'iki kugira ngo byorohereze ubuyobozi bw'ikigo gukora plani cyangwa ku gahunda y'ababana nyine. Avuga ati noneho niba ababyeyi 10 babashije kubona ari butunga abana kugeza kuri izi tariki n'abandi bavuze ko bari bwishyure barabigeze gutyo, mbese hose ntihabe umuzigo, ababyeyi boroherwe n'ikigo n'ishuri ryoroherwe ukuntu kizajya kigenda kigaburira abana, naho ubundi umwana we ntagomba gusubizwa mu rugo. Ndumva icyo ngicyo nta n'ahantu kikiba, uko byamera kose umwana we agomba kwiga. Okay, yari commentaire ku by'umubyeyi, ariko nkore nanga wenda n'icyo numva ku by'umwarimu yavuze. Yego, nibyo koko ku muntu wagiye akurikirana kuva muri systeme hamwe twatangiraga mu kwa mbere tugasoza mu kwa 11. Yego, dusoza mu kwa 11 umwaka w'amashuri. Tujya muri systeme noneho gutangira mu kwa 9. Mu kwa 9 tugasozanya no kwa 6 imbere y'impeshyi. Ubona ko mbere umwaka ugitangira dushobora kuba twaratangiye nko mu matariki ahubwo y'ukwa 12 gutyo, bagenda babimanura biza mu kwa 10 kugira ngo bijye mu buryo, babimanura biza mu kwa 10, babimanura biza mu kwa 9. None bigeze mu ntangiro z'ukwa 9. Izo mpinduka rero ntabwo yakabaye atungurwa nuko amatariki noneho yageze mu cyumweru cya mbere cy'ukwa 9. Bigaragara ahubwo rwose n'umwanya naboneraho gushimira iki kigo NESA, ubona ko rwose kiri kugenda kishyira ibintu ku murongo. Noneho ubona iyo twatangiraga mu kwa 10 mu kwa 11 igihembwe cya mbere cyahitaga kibukwezi kuko tugira ibiruhuko bya Noheli, kandi umwana bagomba kwiga content yose yateguwe kandi akayiga atuje kugira ngo icyo uvuga nicyo afata content yose y'igihembwe yakabaye yigisha mu mezi 3 ahita yikurura nibura akayigisha mu gahe gato mu kwezi kumwe. Ibyo bintu bivuga mwarimu bikanagora n'umwana nawe n'umunyeshuri nawe arahavunikira. Rero ubu ngubu biri kugenda bijya mu buryo k'umwana ari kubona igihe cyo kuziga ya content neza kinini, na mwarimu abona umwanya wo gusetinga planning ibintu ategura ibintu bye atuje. Yego, rwose ni achievement, ni igikorwa cy'indashyikirwa iki kigo kigezeho. Nakwankuraja n'ababyeyi n'abarimu ko tubijyamo tukumva nyine izo mpinduka ko zije kudufasha kandi zikadufashiriza abana, kandi zije ari ngombwa. Cya kibazo cy'ubushobozi tukegera nyine ibigo tukababwira. Nanjye ndi umubyeyi ubu natangiye kuvuga, nawe uri kwibaza n'abaza baraziciye zarangiritse ntabwo biba byoroshye cyane. Twegera abayobozi b'ibigo tubabwire nyine natwe ko tubona duteganya gukemura icyo kibazo. Ibyo byose nzi ko ukamiritse cyangwa se uzobereye mu bintu by'uburezi imyaka hafi 20 niba itanageraho, urumva ntabwo ari akana mu burezi. Natangiye wa 20 wabaye ubukombe butijanwa. Uretse wenda nk'ibigo bicumbikira abanyeshuri nibyo ukunda kubona hari bigoranye gukura umwana mu rugo ngo umugezeyo, kuko bafite urutonde rw'ibintu agomba kwinjirana. Ariko se mu bigo wenda bidacumbikira abanyeshuri abana biga bataha, ngira ngo na gahunda yo kurira ku ishuri irahari, ariko ukanabona na minerivare yaho hari urwego iriho ruciriritse kubera ko leta yabigizemo uruhare. Tunashimira leta rwose, kiriya gikorwa yakoze ni ingenzi cyane. Ubwo ahari ababyeyi bafite iyo ndamutso y'uko amashuri yatangiye aho bibangamiye cyane, ukurikiranye nawe ibyo byose aho ugenda nawe muri guhura, ahari se abafite abana biga bacumbikiwe. Yewe ntago wavuga ngo n'abafite abana biga bacumbikiwe, kuko usanga na babandi bafite abana biga bataha, ubwo nawe nyine transport waba yahise ayitekereza. Yego, umwana azajya ku ishuri ajye no kumutora, utamutora afite bisi imujyana, kandi shoferi akubwira ngo karubira essence ntago ashyiramo amazi ngo agende icyumweru 2 utarishyura wamuguriye. Rero ni impande zose, kuko
ubwo nyine iyo umunyeshuri yatangiye umubyeyi aba agomba kwikorera icya kiguzi cyo kugira ngo umwana ahabwe uburezi. Yego. Ubwo rero ntabwo bavuga ko ari abohereza abana mu bigo bicumbikiye n'abataha, cyane cyane noneho transport muri ibi bihe usanga ugomba kumuzinga amakayi, ibikoresho amavuta byose birahenda, ni impande zose. Niyo mpamvu nyine tugomba gushyiramo za mbaraga. Umuntu witwa umunyeshuri buriya arashinganye kandi ni ngombwa, kubera ko burya umunyeshuri aba arimo byose. Uyu munsi niba umuntu ari minisitiri, umwana we ashobora kuzaba perezida, uwo mwana ashobora kuzaba ampereri. Ariko Isaac, buriya ukoze hasi unyibutse ibuye. Yego. Mbese nibuka mu gihe cyacu hari umuminisitiri bigeze bashyiraho akagira minisitiri w'uburezi. Yego. Yaba agiye gusura ikigo cy'amashuri ntababwire, akatungurana, akiyambarira n'imyenda isanzwe, akaza akinjira ku kigo, abasekirite bagashaka no kumukora, akiyoroshya nk'umubyeyi usanzwe, akaza agahagarara gutya akareba uburyo abarimu tunyuranuramo, abasiba banze kujya mu ishuri, abagira gutya byose abifata, abizuminga. Ubundi wajya kubona ukabona mu kandi kanya agiye mu mwambaro wa minisitiri. Ubwo umwuka ntiwaheraga ku bayobozi asanze mu kigo, agahita arondora byaraguheza abantu umwuka, amakosa yose wakoze, ibintu byose mukora. Nibyo rero no muri gare bikorwa. Umuntu ukomeye uri mu nshinga ari simplifiye, akaba nka babandi bahamagara abantu ku buryo ushobora kugwa mu matsa. Waza rero nawe uri wa wundi umenyereye uri biri hanze, ibyo ugasanga ugira ngo abanyeshuri bakinirwaho aho rero. Niyo mpamvu nashishikarizaga nabo bafite imico yo gushaka kurangaza abana bato, batwicira abana babakerereza, bagomba kwitunda. Ubu inzego zarabihagurukiye, n'ibyariko ikintu ni cyiza cyane. Medali aracyafite akanya, ariko tunasoza. Murakoze. Nari gushimira leta y'u Rwanda. Mu minsi ishize narindi mu mahanga. Yego. Bo ntabwo iyo porogaramu bayifite yo gutegera abana no kubaherekeza. Freestyle nk'iriya yarisanzwe yo hambere. Nageraga gutya nkabona ari ngo niyizi miziki icyura, nkabona ndi mu modoka n'umunyeshuri afite yandi mwita male. Yego, igikapu. Muri Uganda bacita umukangambwa. Some people ngo gikanga imbwa isinziriye kigafunga, imbwa so ndashimira rwose government, bakoze porogaramu nziza cyane muri gahunda. Usibye wa mugani ako ngako ko muri gare nyine bazagire ariko nako kari very simple, babireba babigenzura. Gusa ariko ziriya mbaraga buriya leta ntimugire ngo buriya ibisinziriye, buriya zishobora no kuzashyirwamo ku buryo no mu biruhuko abana bakomeza kwitabwaho, ku buryo aho umwana agiye hose ahasanga imbaraga zo kumugarura mu murongo ukwiye. akantu ni keza, icyampa East Africa ikagafata, Africa yose ikagafata. Murakoze, cyaba byiza cyane. Arakoze cyane. Hari akantu uvuze numva twazagarukaho tukagashakira umwanya, ikaba ingingo yihariye. Ubona yuko mu kiruhuko abana baba naho amaboko atari barishyira bakizana, mbona muri gare ari gupfa ubusa, yazana mu kiruhuko ku buryo umwana aba yumva ko ahantu hose umuntu ari kumureba adakora ibye. Ariko kubera ko nge ntekereza yuko leta iba yizeye ko abana bari mu biganza by'ababyeyi, wasanga hari ariyo mpamvu. Ariko reka tuzabikoreho ubushakashatsi hanyuma tuzabivugeho. Ni ababyeyi bahuze, tugomba nabo tuzabafasha turebe icyo kwitaho. Abakurikirana gurupu abo birimo rero, uru ni rwa ruhererekane rw'ibiganiro cyane cyane byibanda ku burezi. Turimo dusatira umusozo w'icyuyu munsi, aho tugaruka ku ifungura nyine ry'amashuri ryasaga nko ritunguranye, ariko nyuma y'ikiganiro dushatse twavuga yuko burya ibintu ari ibisanzwe. Tugasaba ababyeyi kugira ngo bajye muri wa mujyi wo kuvuga ngo abana uko byamera kose reka bajye ku ishuri mu mikoranire myiza n'ishuri, nta mwana ukwiye kuba atajya ku ishuri. Hanyuma kandi dushimira na leta y'ubumwe muri rusange, ifatiweho na za minisiteri zitandukanye harimo n'iy'uburezi, itekerereza
ababyeyi n'abaturage muri rusange kugira ngo abana bave muri ya mihana itandukanye bahurizwe ku ishuri aho batorezwa kuzaba abayobozi b'ejo beza b'igihugu. Iyo nayo ni intambwe imwe kandi tutabura gushimira leta muri rusange. Hanyuma kandi na NESA buriya nayo ni ikigo gikora kandi ubona ko gifite imbaraga rwose kugira ngo kimanaginge gahunda yo gufunga n'ifungura byose bijye mu buryo rwose nabo twabashimira. Hanyuma dusaba abadukurikira mu birere mugiye mutandukanye murimo rwose gukora subscribe, ukareba ibiganiro ukabisangiza bagenzi bawe, ugashyiraho comment. Ibyo bitekerezo tuba tubikeneye kugira ngo tubone naho twubakira umusingi w'urubuga kugira ngo tujye tuganira ku burezi bufasha iterambere ry'abana bacu, kubera yuko niwo mutungo ukomeye igihugu gifite. Reka rero tusezere ku bari badukurikiye ndetse banatwitegereza, tubabwira ngo ibiganiro nakagaruka. Bye bye.